twerekeje kamera mu ntara y'Iburasirazuba aha ngaha ni mu karere ka Bugesera, ibyahagaragaye nakubwira ko byatumye bamwe mu baturage by'umwihariko abamama amabere yikora batonsa. Ni umwana uri mu kigero cy'imyaka 14 y'amavuko, uyu nguyu rero bagiye batubwira ko yabyaye umwana w'umuhungu, ariko icyaje gutungurana ni uko uwo mwana yaje gusangwa ku buriri yapfuye. Ibi ngibi byose ngiye kugenda mbikugezaho, turagerana ku musozo w'iyi nkuru wasobanukiwe neza icyishe uyu muziranenge ndetse unamenya impamvu uyu mwana yabyaye akiri mutoya, kuko imyaka 14 biragaragara ko ari umwana ukiri mutoya cyane. Reka nkubwire ko YouTube channel yanyu ari nayo yacu ikiri yayindi ni Subiza TV, ahangana n'umukuru amakuru aba yizewe, amakuru aba agezweho. Ubwo nahaye ikaze n'ababandi bakigera ahangaha kuri uyu muyoboro wa YouTube channel, aribwo bwa mbere nta kindi tubasaba usibye gukora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe cyangwa abone bitewe n'uko babyita, ubundi bibuke bafungure kariya kantu k'inzogera. Iyo niyo nkunga ya mbere muraba muduteye, kandi kubana natwe nta gihombo kirimo. Muze kunkundira mugende muduha ibitekerezo byanyu muri komenti, nkunda kubabwira ko aribyo biduha motivation yo kugenda tubashakira amakuru nk'aya ngaya muba mukeneye buri munsi, cyane ko aribwo twagiye tubabwira ko ibi ngibi tubikora nk'akazi, ariko kandi katagamije izi views, ahubwo tubikora tugamije kugira ngo murusheho kumenya iba byagiye bibera hirya no hino muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, by'umwihariko intare enye zikigize. Nk'uko rero nahise mbikubwira ko ahangaha ari mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera, akaba aribwo ngiye kugenda nkubwira ijambo ku rindi ku bigendanye n'iyi nkuru yaje guhahamura abatari bakeya, ndetse abandi imitwe ikabarya bitewe n'ibyo biboneye. Tekereza umwana nk'uyu nguyu, ndetse ndaza kugenda nkubwira n'uyu wamuteye inda witwa Floriye, nk'uko byagiye bitangazwa n'abaturage batuye muri uyu murenge. Nabo bagendaga bavuga ko urupfu rw'uyu mwana arufitemo uruhare. Ibi ngibi murumva ko biri kugenda bigaragaza aho isi igeze, nk'uko tugenda tubona uko bwije n'uko bukeye, aho umubyeyi yica umwana yibyariye, ndetse umwana nawe agashobora kuba yakwica umubyeyi we, ndetse tutirengagije n'abashakanye ubwabo. Ibitekerezo byanyu muri komenti nababwiye ngo ni ingenzi mutaza kubyibagirwa. Uyu mwana rero w'umukobwa w'imyaka 14 y'amavuko, ubwo birumvikana niba yarabyaye ku myaka 14, tutekereza ko yatangiye gukoreshwa imibonano mpuzabitsina akiri muri iyo myaka. Ubwo uyu nguyu ushobora gusanga amashuri yarahise ayacikisha hakiri kare, ahubwo inzego z'umutekano, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ahangaha ruhafite akazi, kuko ntekereza ko muri Bugesera bakabaye barakoze investigation kera, cyangwa se ababyeyi b'uyu mwana baranatanze ikirego, kuko iyi ni mineri, kuko yaranahohotewe kamemo. Nakubwira ko rero uyu mwana wabyaye undi, kandi yabyaye umwana w'umuhungu, nyuma nakubwiye ko ari nabwo byaje kugaragara ko yasanzwe ku buriri yapfuye, ariko abaturage bagiye bavuga ko yishwe n'uyu twavuga ngo ni umuvugabutumwa. Imagine titire y'iki kintu, cyangwa se yo kumva ko ari umuvugabutumwa. Ubwo abantu benshi muzi abavugabutumwa, muzi uko baba bameze, muzi aba ari bo ni babandi twita abakozi b'Imana, ariko urebye ngibyo yakoze nibyo byabateye umubabaro, ndetse no kumva abanza abantu nk'abo ngabo, cyangwa se bafite title nk'iyo ngiyo. Bakomeje bavuga ko rero uyu muvugabutumwa witwa Uwamahoro Floriye wamureraga, cyangwa se ari nawe bigaragara ko ari we wamureraga, ndetse akaba ari nawe ngo wamuteye iyo nda. Kuri ubu ngubu biri kuvugwa n'abaturage benshi batuye muri uyu mudugudu, bavuga ko ngari we yamwishe ute, byagenze ute? Reka mbanze nkubwire ko rero ibi ngibi byose byabereye muri uyu mudugudu wa Rushubi. Abatuye muri uyu mudugudu wa Rushubi ndabashuje, ariko kandi ndanabihanganisha, by'umwihariko nk'uyu mwana yarahohotewe abyazwa akiri mutoya. Ubwo birumvikana n'uwo muziranenge ntabwo mwari muzi icyo azaba cyo, nawe mumukuye ku isi. Ubwo murumva nk'uyu nguyu Uwamahoro Floriye ari we wabikoze koko, kandi bikagaragara ko ari nawe wamuteye inda,
byanze bikunze ibyaha byaba byikubye kuko ibyo yakoze byaba biteye ubwoba. Ariko kandi ibi bikimara kuba bamwe mu baturage bihutiye kubimenyesha inzego z'umutekano, ubwo urumva ko hano bahise bahasesekara cyangwa se urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rushobora kuba rwahageze, ariko ugasanga n'ubundi iyi kese ntayo bari bazi. Ubwo ni kwa kundi ababyeyi namwe mukora amakosa umwana agahohoterwa baza kubakinga uduceri mu maso bitewe n'imibereho yanyu, ati n'ubundi uyu mwana natuze n'ubundi agiye kubona umufasha, natwe tubyungukiremo kuko niba uyu mwana yamureraga yarerwaga n'uyu nguyu Floriye, ubwo birumvikana n'ubundi ibi byose ashobora kuba yabikoze ari uburyo bwo kwikuraho izo nshingano. Aha ngaha muri uyu mudugudu wa Rushubi muri aka kagari ka Kagomasi ni muri uyu murenge wa Gashora rero muri aka karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Ibi byose ari naho byagiye bigaragara ko byaje kugaragara mu masaha ya ku manywa, ndetse abaturage bakavuga ko bababajwe cyane n'urupfu rw'uyu mwana w'umuziranenge, ndetse bakomeza no kugenda babwira ababyeyi b'uyu mwana ko nabo bakomeje kugenda babembekerereza uyu navuga ngo ni umukwe wabo Floriye uw'amahoro, kuko ntago saa izi ngizi yakabaye akidegembya, yakaba yaratawe muri yombi kuko yahohoteye umwana, ni mineri none dore ibindi akoze. Gusa ubwo inzego z'ubuyobozi zahageze, twizera ko ubutabera bugomba guhabwa uyu mwana. Birashoboka ko uyu mwana wenda ashobora kuba yarabuze uko abigenza ngo abimenyeshe inzego zibishinzwe zikurikirane iby'iki kibazo, ababyeyi kubera ko nyine ubwo babaye imbogamizi. Niba umubyeyi ari kukubwira ngo wisara wiyagara, ntekereza ko nawe utakwirwa usasa imigeri. Ibi ngibi byose rero bikaba byatumye n'abandi baturage basakuza bavuga ko uyu mwana yahohotewe ndetse akarenga no guhohoterwa, kuko ngibi ngibi ntago bakabaye barabyicaranye kugeza aho bivuyemo ibindi bibazo bigeze kuri uru rwego. Ngahe nguko rero ubwo murumva ko ibi ngibi byose mwebwe mu nteze amatwi mwakabaye mubikuramo isomo rikomeye, aho kugira ngo muhishire amakosa mubona ko ari amakosa yazabyara andi arenze ayo makosa, mwakabaye mutanga ikibazo inzego z'ubuyobozi akaba arizo zigira muri ibi ngibi, kuko ejo n'ejo bundi niho usanga abandi bana nabo bari kugenda baterwa inda bitewe n'ibyo babashukishije, ugasanga ejo habo hararangiye. Njye rero reka nshimire mwebwe twatangiranye iyi nkuru, babwira ngo aha ngaha hari mu karere ka Bugesera, aha nakubwira ko kandi ari muri uyu murenge wa Gashora, nk'uko nagiye nkubwira ijambo ku rindi ku byabaye kuri uyu mwana, tugenda tunamwihanganisha, ndetse uyu muziranenge nawe Imana imutuze aheza, abandi bakomere ubwo baba bari hafi mu muhumurize ndetse umubwire ko bibaho, kuko uyu nguyu ntago abazi iyo biva niyo bijya. Dusubire amakuru yacu ari imbere, YouTube channel yanyu iracyari yayindi Nisubiza TV, aha niho bibera ibitekerezo byanyu muri comment, ndabitegereje ari byinshi kuko nkunda kubabwira ko ari byo biduha motivation yo kugenda tubashakira amakuru nk'aya ngaya hirya no hino muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibyo byose rero tubikora kubera ko mwebwe muhari, mudahari n'ubundi twaba turuhira ubusa. Tuzabahorane, ni mwebwe bacu, turabishimira kandi tukabakunda. Ubwo like ngiye kugenda nzibona ari nyinshi, byo bikunda kugenda binyereka ko muba munshyigikiye kandi muba munteze amatwi. Ndabakunda cyane, dusubire mu kanya. Amakuru tuba tubafite menshi ntabwo ajya ashirayo, ahubwo reka nkubwire ngo ciao ciao.